ijwi riramamagara rirameye ngo yewe urinzwe n'Imana. Noneho kuko nari umwana wo mu cyaro utararezwe n'ababyeyi wenda bize n'abantu twanakuranaga nita mu buryo butari discipline. Ndavuga ngo nditaba mbabwira ukuntu yatangiye kujya inkoresha mu ivuga butumwa nkasengera abarwayi bagakira, na n'uyu munsi kandi acyabikora, nkasengera abapfuye bakazuka, na n'uyu munsi ndetse biracyaba. Baramubwira ati ntabwo ari bupfe, ariko amaraso ye turaza kuyatamba imbere y'ibigirwamana. Bidatinze mama baramubaza ngo uyu mwana yitwa ngo iki? Mama arangije arababwira ati yitwa urinzwe n'Imana Ephraim. Ibigirwamana niko yabwiraga abakurambere b'imbere y'ibigirwamana byo kwa sogokuru. Mama arangije kwabwira ko yitwa urinzwe n'Imana Ephraim, baramubwira ati ntago byumvikana, arinzwe n'Imana ukamutuzanira. Shuti mudukurikiye ku Muhamya TV, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nkuko mubimenyereye ku Muhamya TV, turabakunda abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, abadiaspora bacu batandukanye. Twongeye kubasuhuza muri tuvuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi tuboneho kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022. Imana ibahe umugisha. Ni inshuti yanyu umuvuga butumwa mukunda Emma. Twakire umukozi w'Imana. Nkuko mubizi twabararikiye abakozi b'Imana batandukanye. Imbere kuri kamera muri kubona umutumirwa wacu aratangira atwibwira. Yesu ashimwe cyane. Yesu nayimbaze. Namahoro. Namahoro turashima. Imana irabarinze. Iraturinze cyane nta kibazo. Aha, reka rero mwibwire abadukurikiye kugira ngo bamenye ninde tugiye kubana muri iki kiganiro cyiza kidasanzwe. Murakoze cyane. Amazina nitwa Evangelist Prophet urinzwe n'Imana Ephraim. Nkaba nuyi Kigali. Umugabo ushima Imana Yesu yagiriye ubuntu. Bivuze ko Prophet Ephraim ari umugabo. Ya Prophet Ephraim ni umugabo ushima Imana. Ufite umudamu? Mfite umudamu. Yego. Ndetse n'abana. Yego. Nkaba abana kabasa nasi. Abana basaba nasi. Nubundi niko biri, abana bose bagomba kuba basa nasi. Ariko ntibivuze ko na nyina tarimo, kuko nyina aba muri se kandi se akaba muri nyina. Niyo mpamvu abana basa nasi. Abana basa nasi. Yego. Aha, abakubona rero ku Muhamya TV baravuga ati se uyu mugabo ninde? Ubuhamya bwe n'ubuhe? Ndabona kuri sikini head iteye ubwoba. No hanze abacita ikiroso. Uyu muntu Ephraim ni umukristo? Ephraim mureba ni umukristo. Ni umukristo Imana yahamagaye. Imuhamagara mu itorero rya ADPR. Yego. Mu ntara y'Amajyepfo ahantu bita ku Gikongoro. Muri paruwasi ya Nzega, umudugudu wa Nzega. Imana yamuhamagaye, uyu muntu ari umusilamu. Yego. Hanyuma imuhagakiza ku buntu. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. Shukrani. Shukrani papa. Mashallah. Aha. Abantu bose tugize umugisha ko tubonye umuntu wari umusilamu, hanyuma Imana ikamuhindura ikamugira umurokore, umukristo. Ese birashoboka ko umuntu yaba yarizeye Muhammad ya Rasulullah akayemera guhindura agakizwa akaba umukizwa akizera Yesu wapfuye akazuka? Ibi bose abadukurikiye ku Muhamya TV, reka tubabwire ngo mubikurikirane kuko nibyo tugiye kugezwaho na Ephraim. Ese Ephraim, izina ryawe ry'abasilamu ni irihe? Izina ryawe ry'abasilamu nitwaga, ntago ari izina ryanjye ubu. Nitwaga Abdul Karim. Harya Abdul Karim bivugiye? Abdul Karim bisobanura umusangirangendo w'idini watoje ashahadu mu idini rya Islam. Yego. Cyangwa se bikavuga umugaragu wa Nyirimpuhwe. Urakoze cyane. Shukrani. Aha, ndagira ngo aka kanya dusenga Imana kugira ngo kuko ku Muhamya TV ibintu muzatumvaho
ni ijambo ry'Imana, no gusenga, ni ibihamya, kuko tuzajya tunabatumira abakozi b'Imana bafite ibihamya by'iby'Imana yakoze. Haleluya. Nimba ari ibihamya bikomeye, no kubona umusilamu wahinduye akakira Yesu, akakira Yesu. Bari baramutoje Imana imwe rukumbi, itabyara, itabyarwa, itagira ikisa nacyo, agasenga yerekeye Arabia Saudite, agasenga yerekeye Imaka, ariko ubu ngubu akaba yizera Kristo. Haleluya. Alala sikita la. Igitangaza gikomeye. Nanjye gufashwa cyane. Yizera Yesu. Imana ishimwe. Reka mushyire mu maboko y'Imana, hanyuma ukomeze utuganirize. Mana turagushimiye. Haleluya. Kubw'uyu mwanya mwiza. Uri Imana nziza. Icyubahiro n'ishimwe urakomeye, urakiranuka. Teye ubwoba, uri rubasha. Ufite imbaraga kandi iki kiganiro abantu bose haleluya 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 tukiri imbere yawe turaguhamagaye. Amen. Karibu cyane Efle. Murakoze cyane. Yego tugwaye ikaze ku Muhamya TV, watugezaho noneho icyo Imana yaguhaye kutubwira. Murakoze cyane abakurikira Umuhamya TV. Yego. Hanyuma ngewe ukiri bari imbere. Yego. Muri kureba, muri kwitegereza, nitwa Evangeliste Prophete Urinzonimana Ephraim, usengera mu itorero rya ADEPR, icyahoze ari paruwase ya Rukurazo, ubu ni paruwase ya Remera. Hanyuma nakiriye agakiza ku buntu, nkakira nta mafaranga ntanze. Hari igihe utanze amafaranga bya bindi wakiriye bigeraho bigasaza, ariko nakiriye ntabwo ajya asaza, uwo nakiriye n'umunyembaraga. Nakirijwe mu itorero rero rya ADEPR i Nyamagabe, mu karere ka Nyamagabe, cyahoze ari Gikongoro. Hanyuma muri paruwasi ya Nzega, umudugudu wa Nzega. Hanyuma Uwiteka anza kumereza agakiza ku buntu, nari umusilamu. Hanyuma nitwaga Abdul Karim. Kuva rero uyu munsi ngeze imbere ya televiziyo ya Ubuhamya TV, ndagira ngo mbagezeho ubuhamya butoya muzakomeza gukurikirana cyane, hanyuma n'ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu muntu mureba ni umuntu Imana yahamagaye, umuntu Imana asize amavuta. Ni umuntu Imana asize amavuta. Mwene data muvuga butumwa Emi yarimo mbaza ati hanyuma twahuza gute umuntu ufite skin head, ufite n'ubwanwa, ntabwo ari umurimbo kugira kogoshosha umusatsi ngo umuntu amareho, nta nubwo ari bikomo umuntu aba yambaye no kugira ubwanwa, siko biri. Hari impamvu umuntu aba yakuyeho umusatsi akamaraho cyangwa se akagira ubwo bwanwa. Rimwe na rimwe rijya bituruka ku mpamvu bwite z'umwihariko, ariko iby'ubwanwa ndetse no kwiyogoshesha nta hantu bihuriye n'agakiza, ko Yesu ntabwo arebera ku mutwe, nta nubwo Yesu burya arebera ku bwanwa. Yesu ubundi areba umutima umuhamya, umutima umukurikira. Murakoze cyane. Hanyuma impamvu nari mbivuze nuko nari numvishe uvuga ko uri umukristo wo mu itorero rya ADEPR, kandi itorero rya ADEPR tuzi ko rigira icyo bita discipline na doctrine. Muri discipline na doctrine ntibemera abantu bashyiraho ubwanwa bakabuconga gutyo bagakora ikiroso. Skin head dio nta kibazo, nta kibazo. Hanyuma ariko iyo wogosha skin head ugashyiraho ikiroso, tuba tugira ngo ni shehe waje. Oya, ntabwo ari shehe, ahubwo uyu muntu ni umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana. Burya doctrine z'amahame y'itorero rya ADEPR ntabwo zishyira agakiza, ahubwo burya ijambo ry'Imana niryo ritanga agakiza, kandi ni naryo riyobora umuntu rikamugeza kuri type rimushakiraho uko yageraho. Rero ibi naho bijya bihurira, burya ni ukwibeshya cyane. Bivuze ngo nawe urakijijwe? Ndakijijwe. Na skin head? Yego. Isi irashize, kuko Imana iri kuvugana nanjye ibintu byinshi bikomeye cyane ku gihugu cyacu no ku isi yose. Nabo twicaranye hari ibintu Imana iri kugenda imbwira bikomeye cyane. Imana imbabarire ubimbwire none ahambyumva nawe dukurikiye babyumva. Amen. Bakunzi b'Umuhamya TV, ndagira ngo mbabwire ko twagize umugisha ukomeye wo kubona umuprofeti ufite amavuta wasizwe n'Imana. Reka tukwakire, karibu. Murakoze. Hanyuma nagira ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, igitabo cya Bibiliya yera. Dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi bita Nehemiya,
ibice bibiri umurongo wa 17 turasoma kuri umurongo wa mbere kuri umurongo wa 17 hanyuma tuze kumva ikintu Imana iri buvugane natwe mu ijambo. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma topic y'ijambo cyangwa se subject tugiye kuganiraho tuyogana ku ijambo rivuga ngo kubaka umurimo w'iki w'Imana. Kubaka umurimo w'Imana. Amen. Hanyuma reka dusome 17 umutwe w'amagambo aravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Haravuze ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Yesu aduhe umugisha. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana turi imbere ya televiziyo Umuhamya TV kugira ngo tubahamirize yuko Kristo ajya yubaka akubaka n'ibyasenyutse. Hanyuma n'ibitarasenyuka ajya ashyiraho kibanza hanyuma akagisiza, kandi burya ntawe wakubaka inzu nta kibanza. Rero iri jambo tujye kuganira ndagira mbabwire ngo hari abantu bafite imitima yasenyutse, bafite imibiri yasenyutse, bafite ibitekerezo byasenyutse, ndetse banasenye ku cyubahiro cyabo. Ndagira ngo mbabwire ijambo rivuga ngo nimuhumure, Uwiteka aje gusana ibyasenyutse. Amen. Bibiliya iravuze ngo ntuko Nehemiya arandika avuga ngo mpera ko ndababwira nti nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu kuko izi nkike z'i Yerusalemu zageze gute zasenyutse. Uyu mugabo cyangwa se uyu mukozi w'Imana bita Nehemiya, Bibiliya itubwira yuko yakuriye ibwami ariko ahakurira ari umwana muto, ahagera mu gihugu ari umunyage. Ni igihe intambara yari imaze kuba i Buyuda amaze gusenyuka, aragenda ajya ibwami, Imana iramukomeza imugirira neza, imugejeje ibwami atangira ari umukozi wo mu rugo. Amaze gutangira ari umukozi wo mu rugo, Bibiliya iravuze ngo nuko igihe kirageraza guhakwa ku mwami, agirirwa umugisha n'Imana ariko akomeza ko imbere y'Imana akomeza gusenga. Muri uko gusenga Imana bimutera ipfunwe ryinshi ndetse n'umubabaro mwinshi wuko yabonaga ari mu gihugu kitari icye kandi wabo harasenyutse. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo akanya gato, hanyuma nkabahereza ubuhamya nkababwira ukuntu Uwiteka yambonye nk'uwasenyutse nyuma akaza akagera gute akanyubaka. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo nuko hanyuma Nehemiya ngo arangije ngo yitegereza iwabo i Yerusalemu ukuntu hahindutse amatongo. Ngo muri uko guhinduka amatongo ngo agira agahinda kenshi n'umubabaro, ngo yajya agateka icyayi agategura breakfast ya mu gitondo akayizana imbere y'umwami akayimuhereza, ngo bikaba kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane, ariko agakomeza kuba umutoni w'umwami. Ngo bidatinze ngo nuko aza kuzana ibyo kurya bya saa sita afite umubabaro ngo mwinshi mu mutima, ngo umwami amwitegereje ngo aramubaza ati Nehemiya mwana wanjye karame databuja, niki gitumye ufite umutima wihebye, ufite agahinda, ufite umubabaro, niki kiwuguteye? Bibiliya yavuze ngo nuko hanyuma Nehemiya aramwihorera ku inshuro ya mbere, aragenda ku inshuro ya kabiri umwami yongera kwimubaza, aramubwira ati oya ihangane mwami ibi bintu twibivugaho, ngo ariko araceceka. Biravuze ngo nuko akomeza gusenga, akomeza kubaza Imana kugira ngo Imana izamucira inzira abone aho yanyura ajya gusana inkike z'i Yerusalemu. Mwibutse ko ibintu yabiteguye umwami atabizi, abitegura inkone z'umwami zitabizi, abitegura abagabo b'ingabo batabizi, abitegura abaminisita batabizi, abitegura abagavana batabizi, abitegura abasirikare batabizi n'abapolisi batabizi, ngo arabitegura abishyira ku murongo, abanza kuvugana n'Imana. Imana ishimwe. Amen. Mwavuze cyane ngo amen. Allah sita ndolevo. Haleluya. Biravuze ngo nuko muri ako kanya ngo arangire ngo yegera umwami, ngo aramubwira tumva mwami databura, none uyu munsi umubabaro usagutse umutima wanjye, ndetse mfite n'agahinda kenshi cyane. Aramubwira tumva nubwo umaze iminsi umbaza ikinira agahinda n'umubabaro sinyikubwire, burya hari ibintu byari bitarakusanywa, kugira ngo mbitegure muri ukuntu nza kubikubwira. Biravuze ngo nuko arangije yigira inama mutima aravuga ngo ahari Imana yamaze kumva icyo nyisaba, ngo ahita abwira umwami ati rero umwami databura, dore ndi mu gihugu kitari icyanjye,
ndi mu mudugudu utari uwanjye, ndi kurya ibiryo bitari ibyanjye, ndi kuryama ahantu hatari ahanjye, ndi kwambara ibitarangenewe. Imana ishimwe. Biravuze ngo nuko aramubwira tumva iwacu hirya iyo ngiyo, hirya iyo i Yerusalemu, mwibutse yuko ingabo zaraje zirahasenya, kandi ngeragero nkwibutse yuko ingabo zasenye ahangaha i Yerusalemu, uyu mwami wayoboraga iki gihugu, uyu mwami wayoboraga Nehemiya, uyu mwami wari warimye ingoma, ni ukuvuga ngo ingabo zasenye zari zo mu gihugu cy'iwabo. Arambwira ati rero iwacu bari kuhasenya, ngo barasenye, ngo hahindutse amatongo, kwinjira ni ikibazo, biragoye, biraremereye, nabigenza gute? Biravuze ngo nuko hanyuma ngo umwami ngaramureba, ngaramwitegereza, ngaramubwira tuva nkubwire Nehemiya, ndaje mbitekerezeho. Nehemiya akomeza gusenga, ngo mu rukerera rwa mu gitondo ngo aramuhamagara, ngo aramubwira ati Nehemiya, ngo egera hino ahangaha. Haleluya. Ngo egera hino ahangaha wongera usubiriremo icyo umubaro wawe uhatse. Biravuze ngo nuko hanyuma arangije aramubwira tuva nkubwire, hagurukana n'ikonvuwaye yanjye, haguruka n'amafarasi yanjye, haguruka n'ingabo zanjye, usoke mu murwa ugende ujye gusanya inkike z'iki z'i Yerusalemu. Ndagira nkubwire ngo nubwo utegura kubaka, hari abantu benshi bagusenya. Nubwo utegura kubaka, hari imbaraga ziba zahagurutse. Nubwo utegura kubaka, hari abadayimoni baba bazutse. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo humura witinya wigira ubwoba, itumye uhaguruka ujye kubaka iracyaguhagarariye. Amen. Imana ishimwe. Imana iraduhagarariye. Imana ishimwe. Biravuze ngo nuko muri ako kanya ngo Nehemiya barambaraga ari kwiza, ngo arangije asohoka mu murwa, ngo asohoka no kumva y'abasirikare bageze mu gihumbi, ngo baragenda barasohoka umurwa, baragenda ngo bageze ngo mu gihugu, ngo bakigeze bari n'umugoroba, ngo haza kumenyekana inkuru yuko Nehemiya agiye kubaka, ngo agiye gusana inkike z'i Yerusalemu. Ngo bakimara kubimenya, ngo baravuga bati reka natwe turanize uriya muntu, reka tunanize uriya muntu. Abo ni bandi? Hari Sanibalati na Tobiya na Geshemu. Abo ngabo uko bari batatu, ngo batangira kuvuza induru, batangira kuvuza urusaku, ngo batangira kwandika inzandiko. Baravuga ati Delphine ntagomba kuzamuka, baravuga ngo Stefano ntagomba kuvuga ubutumwa, baravuga ngo Patrick ntagomba guhanura, baravuga ngo Ephraim ntagomba kuvuga ubutumwa ngo bukwire ku isi yose. Ngo nuko hanyuma bandika inzandiko, baravuga ngo yewe Nehemiya we, nitwamaze kumenya neza yuko utangiye kujya kwiyamamaza, twamenye neza yuko utangiye kujya kuvuga ubutumwa, twamenye neza yuko ushaka gusimbura umwami ku ntebe. Bibiliya iravuze ngo nuko hanyuma ngo Sanibalati na Tobiya baravuga bati tugiye kuzamuka tugende tubwire ibwami yuko ugiye kwiyamamaza kugira ngo uzasimbure umuntu ku ntebe. Biravuze ngo nuko hanyuma ngo Nehemiya araceceka. Ndagira ngo ubwire ngo shuti mwene data, mu gukora umurimo w'Imana wigira umuntu ubwira. Kora umurimo w'Imana ucecetse, kora umurimo w'Imana utuje, kora umurimo w'Imana nta rusaku. Ibisakuza byose ntabwo ariko bigusunikira heza, ibisakuza byose siko bikuzamura mu kirere, ahubwo nige nkubwire ngo ibintu bisakuza byose biba bikuvana mu gaciro Imana iguhaye bikunaniza. Bibiliya iravuze ngo nuko muri ako kanya ngo Nehemiya ngakomeza kubaka, ngo Sanibalati na Tobiya ngo nibanyurwa, ngo nibanezerwa. Baravuga bati noneho rero uyu mwanya reka twebwe duhagurukire kuza noneho tugere imbere yiwe, tumubaze ngo mbese uzatangira gukora iki, uzatangira gusana ute, uzatangira gucukura rigori, uzatangira kuzamura amatafari, uzatangira gushyira igisenge, bizagenda bite? Ariko ibyanditswe bisobanura ukuntu Nehemiya yagombaga gutangira umurimo kugira ngo azasane inkike z'i Yerusalemu. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka aje gusana abantu basenyutse. Amen. Haleluya. Uwiteka aje gusana abantu basenyutse. Ntabwo ndibavuga cyane kubera ugiye gushyiraho ubuhamya, mbabwire ukuntu Yesu yansanye nari narasenyutse. Nari mfite imyenge, Uwiteka arazansana. Nari naravunaguritse, Uwiteka arazarandemo. Lawi tendo dezevo. Imana mvara kababwire Uwiteka yandemyemo ibyiringiro bidasanzwe. Murabona ko ndabyibushye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana igivana ahantu hari ikakwicaza ku cyavu, ikakuvana ku cyavu ikakwicazanya n'abakomeye.
izo ni sitarago nagiye ncamo ndagiye mabwire ngo rero nimuhumure mwitinya igitumye Imana igiye kuguhagurutsa ni ukugira ngo uzabe umuntu w'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Imana ishimwe. Biravuze ngo nuko hanyuma ngo ku munsi wa gatatu ngo Sanibalati na Tobiya na Geshemu ngo barasakuza baravuga bati noneho rero byamenyekanye ibwami yuko wagiye kwiyamamaza kugira ngo uzasimbure umwami ku ntebe. Biravuze ngo Nehemiya arangije ngo afatwa n'uburakari burebure aravuga ati mabwire bene data shuti bavandimwe dukora n'umurimo mwitorero mukaba muri abaramyi mukaba muri abahimyi mukaba muri abahanuzi yewe abahanuzi bahanura ibyo ku misozi gusa badahanura ibyo mu nzu y'Imana bahanura ibyo mu ishyamba badanura ibizageza umuntu ku bugingo. Arangije arababwira ati babwire rero mureke kwiyangiriza kuko icyatumye maguruka nkaza gusana igikezo Yerusalemu ntabwo ndi umanuke nagize gute nagishoje. Biravuze ngo nuko hanyuma ngo Sanibalati na Tobiya ngo bamaze kwitegereza ngo babonye neza yuko Nehemiya atagicitse intege nabo bacika intege. Ndagira ngo ubwire ngo Uwiteka agukomereje amaboko igihe abandi bazabazamutse Uwiteka uwera Isirayeli azakuzamura abakurenze. Ikindi Uwiteka azabaca intege kugira ngo agukomereshe inzira yawe kandi zakugeze kure cyane. Imana ishimwe. Murakoze cyane Imana ibahereze umugisha. Mwari kumwe na Profete urinzwe n'Imana Ephraim. Hanyuma ubuhamya bwanjye ngewe navukiye aho ngaho nababwiye ku Gikongoro mvukira kwa ababyeyi babiri mama na papa. Hanyuma barasezeranye imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana tuvuga turi abana bane. Mu kuvuga turi abana bane hanyuma tuvukira mu gisekuru cyaba sogokuru wa mama nibwo ni papa wa mama ndetse na mama wa mama ubwo ni nyogokuru wanjye. Hanyuma muri uko kuvuka hari abarerewe kwa nyirakuru hari n'abarerewe ku babyeyi bombi. Data we ntawe uriho yaje gupfa mama we aracyariho ariko dukura muri situation ikomeye dukura muri situation iteye agahinda iteye n'umubabaro. Hanyuma rero kuri ubuhamya ngira ngo nifuze kugeza ku banyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse no kubari kunkurikirana mu gihugu cyacu no mu bihugu byo hanze. Ndagira mbabwire ngo Uwiteka akura kure ndetse nibihamya ngira ngo mbagezeho by'Imana yakoze kuri TV. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni ibintu bifatika ni ibintu bisobanutse kandi bidasobanye. Nyimara kuvuka jewe reka navutse 1987 hanyuma ngize imyaka 5 jenoside yenda kuzaba. Nyogokuru na sogokuru babwira mama bati uzatuzanire umwana wa umuhererezi. Ngende umwana w'umuhererezi mu bana bane bavuka b'abahungu. Hanyuma tumutambe tumumurikire ibigirwamana na za Dagoni na za Nyabingi kugira ngo jenoside ndamukibaye utazigera wicwa. Ndagira nkubwire ngo amakuru yari ahari yuko ibi bibazo byabaye mu gihugu byagombaga kuzaba. Abapfumu barabirebaga barabitekerezaga ariko bakabwira mama ngo naramuka nzanye imbere y'ibigirwamana ngaze kuntamba ngo nibwo mama atazigera apfa. Mama arabaza ati se nimutamba ntabwo we azapfa? Hanyuma baramubwira ati ntabwo ari bupfe ariko amaraso ye turaza kuyatamba imbere y'ibigirwamana. Bidatinze mama baramubaza ngo uyu mwana yitwa ngo iki? Mama arangije arabwira ati yitwa urinzwe n'Imana Ephraim. Ibigirwamana niko yabwiraga abakurambere b'imbere y'ibigirwamana byo kwa sogokuru. Mama arangije kwabwira kwitwa urinzwe n'Imana Ephraim baramubwira ati ntago byumvikana arinzwe n'Imana ukamutuzanira. Bati none rero uyu mwana mujyane mu bisi kwa abanyagacecuru ugende bamuhindurire hari imigenzo wari uzi kumukoreraho bamuhindurira izina
yitwe irindi zina ariko ntaze yitwa urinzwe n'Imana. Ngo nangwa se niba utabyemeye nakomeza agenda azakomeza arindwe n'iki arindwe n'Imana. Ako kanya ibigirwamana cyangwa se imbaraga za dagoni zigira zite ziba ziramakanye kubera ndinzwe n'Imana. Kubera ko ndinzwe n'Imana. Imbanda havuye imbanagiye Imana ishimwe. Nyimara kugenda ni ukuvuga ngo mama yari yakubitwa n'abadayimoni barabamuniga barabamukuraho ibintu bidasanzwe. Hanyuma ingaruka z'ibyo mama yaragiye kwishyiramo zari zikomeye ku buryo mu myaka y'ubukure bwanjye nagiye mbona ibimenyetso by'ibyo mama yaragiye kunkoreraho. Kuva icyo gihe mama atangira kunyanga. Ariko ntiyakujyanyeyo. Nyuma urumva kwa Nyagaciro ntiyaje kunjyanayo. Ntiyaje kunjyanayo ariko yavuze ati komeza urindwe n'Imana. Komeza urindwe n'Imana. Nyoko na sogora mbwe ati nagenda komeza urindwe n'Imana kuko n'amazina yanjye ntibari bayazi. Ariko aza kunamba abagirwa baramaje ati se yitwa nde? Ngo yitwa urinzwe n'Imana Ephraim. Ngo nakomeza urindwe n'Imana. Ndashimira Imana rero ko Uwiteka atemeye komba igitambo cya Bayali na Dagoni ikaba yarandinze n'uyu munsi nkaba nyirindwa n'iki n'Imana. Niyo mpamvu data yaba yaragihari nakoza mu bakeretaje hamwe ati data iri nishime nguhaye nkuguriye inka mu bakeretaje. Hari gira ifite wowe? Nje ntabwo mfite etaje ariko narubatse mu mujyi wa Kigali. Ubu rubatse? Ibyo turaza kubigeraho. Amen. Amen. Rero ndajya mbabwire ngo nyuma y'icyo gihe muri za 92 92 nanjye gusa nkuca ubwenge. Ni ukuvuga ngo ubuzima twakuriye mu buzima bubi. Dukura mu buzima bwo kurya nabi, bwo kwambara ubusa, ariko dukura mu buzima Satani yarwanyaga. Rimwe na rimwe ntabwo twari tuzi Imana rurema, ntitwari tuzi Kristo nk'umwami n'umukiza. Twakuriye mu bwoko bw'Abasilamu. Twakuriye mu Basilamu. Data wacu ko bari bane bari Abasilamu mu idini ya Isilamu. Murakoze cyane kumfasha. Data wacu bari Abasilamu. Hanyuma mama nyuma yaje kuzakizwa yakira Kristo nk'umwami n'umukiza nubwo afite ingaruka za jenoside z'ibyamubayeho. Iyo ngaza gutanga igitambo cyane ntabwo izo ngaruka zari kumugera ariko kuva ataragitanze ngo zamubayeho niko basogokuru n'abanyukuru bagize gute babimubwiraga. Ariko turashimira Imana yuko nyuma yabwo Imana yagiye ikomeza kumwomora ibikomere, ikomeza no kumurinda. Uyu munsi ariho, uyu munsi ni muzima, uyu munsi ntacyo abaye, uyu munsi yakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko nabayeho mu buzima bwo kudakunda mama. Reka tumaze dushimira Imana yamurinze. Amen. Iramuzigama. Yego. Kandi Imana ishimwe yakoresheje ubuyobozi bwacu. Yego. Bw'igihugu. Yego. Bwari burangajwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ingabo zose bakabasha guhagarika jenoside. Yego. Uyu munsi Imana ibamira umugisha. Imana ikaba yarongeye gusana igihugu cy'u Rwanda. Yego. Tukaba turi kuvuga Amen. Dukorera Imana. Yego. Imana ihimbazwe. Amen. Ni nacyo cyatumye mama wawe arindwa ko yatwoherereje ingabo z'u Rwanda ndetse n'umugabo wase. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana igumugisha. Amen. Hanyuma uyu muntu mushaka kureba cyangwa se muri kureba muri kwitegereza ni umuntu waciye mu buzima bubi. Ubuzima naciyemo uyu munsi ntabwo bwashoboraga kunyambika gutya, ntibwashoboraga kuma isura ingana gutya. Ndi umuntu atunze cyangwa se wagize ibiro 35, mfite imyaka hafi 26. Nari narashizemo, narananutse, ibikanka by'amatama byarafatanye n'amenyo, umutwe hagaragara amagufwa gusa, agatuza ari amagufwa, umubiri ari amagufwa. Ibyo byari byaratewe n'iki? Ibyo rero nibyo bari barandoze. Narabirozwe n'umugore wa data wacu, twabanaga mu gipangu, ari ukuntu mu cyaro bubakaga bagafata soanya kubaka, soanya nunda kubaka, soanya nakubaka ngaha. Hanyuma barangije barabindoga
ndagenda nanuka ndashiramo maze gushiramo Imana intumaho umuhanuzi wafunguye itorero mu Rwanda rya DPR bitaga Segatwa w'Icyangugu umwe mu bantu bagibaye bacinzira yo kuzana abamisiyoneri mu Rwanda kugira ngo itorero rya DPR liboneke. Rero Imana munumyeho araza aransengera akimara kunsengera utarakizwa nene narakizwa ukiri umuyisilamu nkiri umusilamu urumva nari umwana wo mu idini rya Islam nari umwana mu idini rya Islam nawe narayisobanukirwa neza naranakayimenya hanyuma muri uko kunanuka muri uko kugira umubiri utameze neza byabayeho muri za 97 98 99 kugeza muri 2002 urumva nibwo nari nanutse meze nabi ariko Segatwa icyo gihe kimwe aza kuza aransengera amaze kunsengera mera neza ndongera ndabyibuha ndongera ndazuka hanyuma ariko mbere yuko Segatwaza ndajyaga ngira amayerekwa menshi ubundi reka wumve uburyo Imana yamamagaye kandi umusilamu reka wumve ukuntu Imana yamamagaye burya n'abasilamu burya abantu baberekwa burya ariko batashobora kubigaragaza public cyangwa hari icyo kera twitaga hari icyo twitaga bari baratwigishije cyitwa ko bajya bizera amajini matagatifu burya n'abasimu barerekwa ariko nago ubwo bizera amajini matagatifu nge nago nizeraga amajini matagatifu ko naga amajini matagatifu nari nyazi ntago nakundaga kuhagara muri tayatu ivango auzubillahi minash shaitani rajim ntago ariyo ngiyo nahagaragamo ntago wigeze bivuga auzubillahi minash ibyo narabivuze inshuro nyinshi cyane nzi gutora zana nzi amasura amaduwa menshi atandukanye nzi gusengesha zaka ibintu nk'ibyo byose ndabizi hanyuma noneho Uwiteka ajya kumamagara najyaga ngira inzozi nkagira yerekwa nkarota abamarayika nkarota Yesu nkarota urembo Siyoni Imana ikajivugana nanjye ariko ntazi biva niyo bijyo bukeye bwaho umunsi umwe mucecuru yaragiye guhinga nanjye ndamukurikira noneho njya mu ishyamba njya gutashya inkwi ngiye gutashya inkwi ijwi riramamagara rirameye ngo yewe urinzwe n'Imana noneho kuko nari umwana wo mu cyaro utararezwe n'ababyeyi wenda bize n'abantu twanakuranaga nita mu buryo butari discipline ndavuga ngo nditaba ariko nitabye ngo ndebe hakurya nakono mbura umuntu mitamanuka nirukanka mbwira mama hana yari guhinga ngo ndebe mama numvise ijwi rimamagara ese hari umuntu muri kumwe waruntumyeho bati namana gutumyeho ndamubwira rero iryo jwi riramamagaye ngo yewe urinzwe n'Imana nditaba hanyuma muri uko kwitaba nsa nkugira ubwoba kuko nzi ko mushyama n'undi muntu turi kumwe mbo arambwira ati suri ryo gutera inkwi mbega ibyambayeho ni nka bya bindi byabaye kwa Eli na Samuel Imana ivugana na Samuel Imana ivugana na Samuel ariko atazi karima arimo amagaye akajya gusobanuza Eli kandi ngo amaso ya Eli kandi amaso ya Eli yari yahumye ariko Eli nubwo yari yarahumye amaso amatwi yari acyumva ijwi ry'Imana yarazi nuko ivuga no muri icyo gihe yakoranaga nawe gakeya nka 50% yaratangiye gutakaza indangagaciro za gikristo indangagaciro z'umwuka zaritangiye kugira zigire gute zimanuka noneho nanjye rero numvise ijwi rimamagara mbaza mama ariko nawe amenya uko ijwi ry'Imana giza gutera ivuga arambwira ati usubira mu ishyamba niyo njya kuguhamagara umwitabe siko byabaye nk'ibya Samuel mugani niyo mpamvu Imana yamaye rero ubuhanuzi kuko ngo yaramubwiye ngo subirayo yego niyo ngera kuguhamagara ngo witabe wete karame mwami wanjye ndakumva karame mwami wanjye ndakumva ngaho ibyo turaza kubigarukaho nabyo Imana ishimwe haleluya none ngo bidatinze ngo muri ako kanya ngo nongera subire mu cyama cyo gutora inkwi numva irongera amagaye ngo yengurizwe Imana we ni yewe ni karame ndakumva ese buriya wumvaga rivugira he nge numvaga rero rivugira mu ishyamba ariko ritagaragara mu ishyamba mo hagati se mu kirere urumva rero ndi mu biti hano hari abantu batarumva ijwi ry'Imana bavuga ati niyo umuntu avuze ati Imana iravuze ati numvishe ijwi aravuga turabeshye ubundi Imana ivuga iti ijwi rimera riti ryayo ubundi rero ijwi ry'Imana ku bantu batari barizi hanyuma Imana imamagaye ndayitaba maze kuyitaba mpagararana n'ijambo yahise imbwira mpera ko ndihana mu itorero rya DPR maze kujya mu itorero rya DPR ndabatizwa amazi menshi uwo munsi nyibatizwa amazi menshi nitamatizwa umwuka wera muri uku gusoza muri uku gusubika iki kiganiro ntabwo nyisubitse ndangije ubuhamya ariko ubuhamya nzabugarukaho mbabwira ukuntu yatangiye kujya inkoresha mu ivugabutumwa
nkasengera abarwayi bagakira, na n'uyu munsi kandi ndacyabikora, nkasengera abapfuye bakazuka, na n'uyu munsi ndetse biracyaba, nkasengera abantu inda zahezemo barabaroze zikabaheramo, nkasengera abantu barwaye inshwima zigakira, nkasengera abantu bafite ibisazi bikagenda, nkahesha abantu imigisha myinshi. Ibi nabyo tuzabigarukaho, ariko tukiri ahangaha ndagira ngo tugaruke ku ijambo twavuze. Nehemiya ajya kubaka inkike z'i Yerusalemu. ariko Efre ikarame kuvuga ngo nasengeye ni nk'ibintu byabaye kera. Uyu munsi biracyaba cyangwa n'uyu munsi ndacyasengera abantu. Uyu munsi dufite abantu barushye bakeneye guhura n'Imana ikongera ikabaruhura. Dufite abantu basenyutse aka kanya ugiye no gusengera Imana ikongera ikabubaka igasana hari harasenyutse. Ndagira ngo tubasengere aka kanya, ariko biracyaba cyangwa byari biracyaba. Uyu munsi abantu badukurikiye Umuhamya TV, Imana iracyavugana nanjye. N'abari muri Amerika ndabasengera Imana ikabatabara. Yego, nabasengera Imana ikabaremera ibihamya, uko ni ukuri. Bakazaza gushima Imana ku Muhamya TV. Yego, karibu. Imana ibamugisha. Amen. Reka dusoreza aha, ariko tuzasubukura ejo nejo bundi. Iki cyari ikiganiro cya mbere cyari giciyeho, ariko reka twese dufatanye gusenga Imana. Waba warasenyutse ugasenywa n'umuryango, waba warasenyutswe ugasenywa n'abarozi, waba warasenyutswe ugasenywa n'inshuti zawe, ugasenywa n'itorero, ugasenywa n'abahanuzi, ugasenywa n'abusengera, ariko reka dufatanye gusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uyu mwanya turagushimye turaguhimbaje. Twasengeye mu ijambo ry'umuhanuzi bita Nehemiya. Nehemiya ahanura neza ibice 2 mu 17 ngo ajya gusa n'ikizero